urumva Bibiliya irabivuga neza. Ubundi umuntu uwo ari we wese unadukurikiye wagiye mu byaha akabona birukotsa amahoro. Reka nongere mbisubiremo. Umuntu wese udukurikiye niba warigeze kujya mu byaha ukabona ubirokotsa amahoro, shimira Imana yakurindiye aho hantu. Kuko ubundi Bibiliya iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Niba umuntu agiye kunywa inzoga, niba ugiye kunywa inzoga ukajya mu kabari ntibagukubita ivide ngo upfireyo, zushimira Imana. Niba ugiye gusambana ntuze gupfira abantu wagiye gusambanira, Imana ishobora kuba hari icyo yakurindiye. Naho biriya bintu nta cyiza cyabyo. Icyo nabwira abantu nta cyiza cy'ibyaha. Ariko se nkaburiya koko nk'umugabo we yumvise inkuru ati umugore wawe wari wagiye mu bukwe burya byagenze gutya na gutya, biriya bintu koko wese urumva we yakora iki? We nta kindi kintu yakora. Wari we wakora iki? Imana ibindinde, Imana ibiturinde. Nanjye ndimo ndabikubaza tuba tuganira. Rega mwebwe iyo mwaje hano muba mwaje muje kubera abandi urugero, abandi ijwi. Yego. Ibyo batabasha kuvuga mukabibavugira. Wikwikanga rero. Biriya bintu ariko birakomeye, ni inkuru inateye ubwoba. Ariko uretse gato wigenda wisimbuka witera umutaro. Ibyo bintu wowe urimo urumva ukumva ari ibitangaza, ntago abo byabaye hari bivejuru. N'abantu nkawe. Rero ikintu cyabaye ku muntu, njyewe nigeze kugira gutya mpura n'akantu k'akabazo, najyaga numva ngiye katangeraho, ariko kangezeho nibwo nahise menya, ndavuga uziko burya twese byatugeraho ahubwo ari Imana iturinda. Nawe akabyina agacinya umudeho akagira gute, oya Imana yireba mu mutima. Ishobora kundeba ikakureba ikareba n'uyu nguyu udukurikiye, ikamenya kudutandukanya, ikamenya ikavuga ngo ariko aba bombi ukijwe n'indiyo ikamumenya. Yego. Naho twebwe ntago twabasha kumenya abantu bajajinga barebeye mu mubiri, barebesheje amaso y'umubiri. None se tukigendeye kuri ibyo bintu wenda by'abantu barebera ku inyuma, no kuvuga ngo hari umuntu ushobora kuba ari umuhanuzi n'urugero, cyangwa se akaba ari n'umuvugabutumwa, akaza mu rusengero akavuga ubutumwa akanahanura, ariko ugasanga ngo yabyaranye n'abantu bo muri urwo rusengero, mbese ugasanga ni umuvugabutumwa ariko akanabyara abana mu gasozi. Ibyo bintu byo urabivugaho iki? Kuko natangiye gusenga ndi umwana muto, nsengera muri Nuza, muri rya shuri ryo kuwa ry'abana ryo ku Cyumweru, École de Dimanche. Nuko natangiye nsenga ndi umwana mutoya, nkunda Imana cyane, niyumvamo umwuka wo gukorera Imana cyane, niyumvamo ububyutse bwo gukorera Imana nkiri mutoya. Nuko nakuze ndi umuntu, ndi umwana utandukanye n'abandi bana, kuko hari ubundi bwana ujya kubona ukabona bukuza ari ubusarigoma, bukuza ari ubwana nyine ubona budafite gahunda, bugira imico mibi. Ariko njye nakuze ndi wa mwana witonda, nkunda Imana n'abantu, kandi byaramfashije mu rugendo rwanjye kugeza n'uyu munsi. None kuko hari abantu tujya tubona benshi bavuka bakijwe cyangwa se bagakizwa gutyo, ariko yamara nyuma y'umwaka umwe, nyuma y'ukwezi akabaraguye. Mwebwe n'irihe banga mwakoresha? Burya ntago aba yaguye. Biba byagenze gute buriya? Abenshi ntago aba yaguye, ahubwo abantu bitiranya kugwa. Reka wenda tubigorere gutya. Ashobora kugwa, ariko abari muri ba bantu ijambo ry'Imana rivuga ngo ni babandi bagwa ariko ntibarambarare. Buriya umuntu wibwirije gukizwa kiri mutoya, biragoye ko waza mu bantu ngo uvuge ngo yaraguye. Bari n'abantu nanjye kera bagiye mu minsi ishize bagiye banyibeshyaho. Gute? Bakabona ndimo ndakora ibiganiro bitandukanye ku ma YouTube channel, sometime bakabona wenda ngize gutya nsohoye indirimbo itandukanye n'izo najyaga nkora, bakibeshya ko naguye. Nshobora kugira umururumba w'ibyisi, uwo mutego nkawugwamo, ariko nkongera nkigarura. Buriya ijambo ry'Imana ravuga ngo abakiranutsi, ijambo riravuga ngo abayo Imana yabamenye kera. Yego. Abana b'Imana ubundi Imana irabazi. Rero abantu benshi bibwira yuko gukorera Imana ari kwa kundi, cyangwa gukiranuka ari kwa kundi umuntu yagiye mu kivunge nawe akabyina agacinya umudeho akagira gute. Oya Imana yireba mu mutima. Ishobora kundeba ikakureba, ikareba n'uyu nguyu udukurikiye, ikamenya kudutandukanya, ikamenya ikavuga ngo ariko aba bombi ukijwe n'indiyo ikamumenya. Yego.
naho twebwe ntago twabasha kumenya abantu bajajinga barebeye mu mubiri, barebesheje amaso y'umubiri. None se tukigendeye kuri ibyo bintu wenda by'abantu barebera ku inyuma, ni ukuvuga ngo hari umuntu ushobora kuba ari umuhanuzi, ni urugero, cyangwa se akaba ari n'umuvugabutumwa, akaza mu rusengero akavuga ubutumwa akanahanura, ariko ugasanga ngo yabyaranye n'abantu bo muri urwo rusengero, mbese ugasanga ni umuvugabutumwa ariko akanabyara abana mu gasozi. Ibyo bintu byo urabivugaho iki? Ni ukuvuga nabikubwiye, reka nongere mbigusubiriremo. Hari umuntu ukizwa agakizwa ntawe umubwirije ubutumwa. Yego. Uwo muntu nanagwa uzamwitondere. Ashobora kugira gutya agatana, akajya gutestinga iby'isi, akagenda agasambana, agatera amadabo bakobwa mu rusengero, wenda spiritual pasiteri, ariko ntibivuze yuko yabaye akahebwe. Isaha ku isaha ashobora kongera kubyuka. Kandi buriya rero nubwo wenda abagira imyuka ibiri ibitangiye, umwuka n'imyuka biba bitangiye kugenda bikoranira muri we, ariko muri we ubundi kenshi na kenshi uzasanga uwo muntu ayoborwa n'umwuka. Yego. Nuko hari igihe wenda agera agatana, ariko nk'abo bantu nyine bo barahari, gusa biragoye. Hari ushobora kuza mu rusengero agateragura abo bakobwa amada, n'ubundi yaraje abeshya ko ari umukirisitu. Yaraje nyine, ubundi tugira abantu nyine babeshya ko ari abakirisitu, baza ahubwo bafite ibyo bishakira mu rusengero. Mujye mwitonda, umuntu ashobora gutera inda aba bakobwa cyangwa agakora ibyaha mu rusengero, yaraje abeshya ko azi Imana, ahubwo Imana itangiye kugenda imugaragaza. Ariko hari n'umuntu ushobora gukora ibyaha ariko no muri we atabyishimiye. Bibaho. Ukanywa inzoga utayishaka, wari ubizi? Ntago narinzi ko byashoboka. Bibaho. Biterwa n'iki ubwo ngubwo? Urabona muri iki gihe abantu benshi no kuri izi interineti zateye, abantu benshi baharaye kugendera mu kigari runaka. Niba nyweye inzoga, nanjye reka ngende nywe nigaragaze ko ndi umuntu ukaze, ariko akayinywa bitamurimo. Icyo nabwira uwo muntu uhora uyinywa bitamurimo, nayiveho, ayireke, kuko uba uri muri iyo ngizi. Hari umuntu usambana kubera kugendera mu kigari. Arabona bagenzi be niko tuntu bakoresha ngo dutuma bagaragara ko ari abantu badanje, naho akagenda agasambana. Ibyo bihe natwe twe twagiye tunyura muri utwo duhe tukanywa inzoga kubera tugendeye mu gikundi cy'abantu. Ariko igihe kiragera ubona ko ikigare nyine atari ibintu byiza. Ugahita ufata umwanzuro ukavuga ati ngewe ngomba kugenda gutya uko nahamagawe. None ntekereza ko ujya ukurikirana imbuga nkoranyambaga, kari agasitori k'umugore ngo wavuye iwe akabeshya umugabo ko agiye mu bukwe, bwarangiza akajya gusura umusore, bikaza kurangira apfiriyeyo. Ibyo bintu wabyumvise gute, cyangwa se n'iki wavuga kuri biriya bintu? Yagiye gusura umusore gute? Nyine bavuga ko yabeshya umugabo ati ngewe ngiye mu bukwe, ngo kandi kubera ko mfite umurimo ukomeye mu bukwe biransaba ko ngenda mbere. Noneho mu kugenda kare aragenda yirarira ku musore i Kigali. Umusore ngo ukora ngo mu bintu bijyanye akora mu bintu bijyanye n'iby'ubutaka, ariko gakaba ari n'umuvugabutumwa nyine, ngo umuntu bahuye ari umunyamasengesho gutyo. Noneho biza kurangira apfiriye muri ya geto y'uwo musore. Noneho imagine umubyeyi cyangwa se umugabo we, iyo nkuru imugezeho byagenze gute? Se ubundi ibyo bintu ni nk'iki wabivugaho ko byumva wowe? Urumva Bibiliya irabivuga neza. Ubundi umuntu uwo ari we wese unadukurikiye wagiye mu byaha akabona birukotse amahoro. Reka nongere mbisubiremo. Umuntu wese udukurikiye, niba warigeze kujya mu byaha ukabona ubirokotse amahoro, shimira Imana yakurindiye aho hantu. Kuko ubundi Bibiliya iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Niba umuntu agiye kunywa inzoga, niba ugiye kunywa inzoga ukajya mu kabari ntibagukubita ivide ngo upfireyo, zushimira Imana. Niba ugiye gusambana, ntuze gupfira abantu wagiye gusambanira, Imana ishobora kuba hari icyo yakurindiye. Naho biriya bintu nta cyiza cyabyo. Icyo nabwira abantu, nta cyiza cy'ibyaha. Ariko se nkaburiya koko nk'umugabo we yumvise inkuru ati umugore wawe wari wagiye mu bukwe, burya byagenze gutya na gutya, biriya bintu koko wese urumva we yakora iki? Wowe nta kindi kintu yakora. Uwo ari we wakora iki? Imana ibindinde, Imana ibiturinde. Nanjye ndimo ndabikubaza, tuba tuganire. Rega mwebwe iyo mwaje hano muba mwaje
muje kubera abandi urugero abandi ijwi yego ibyo batabasha kuvuga mukabibavugira wikwikanga rero biriya bintu ariko birakomeye ni inkuru inateye ubwoba ariko uretse gato wigenda wisimbuka witera umutaro ibyo bintu wowe urimo urumva ukumva ari ibitangaza ntabwo abo byabaye hari bivejuru ni abantu nkawe rero ikintu cyabaye ku muntu njyewe nigeze kugira gutya nkura n'akantu k'akabazo najyaga numva ngiye katangiraho ariko kangezeho nibwo nahise menya ndavuga uzi ko burya twese byatugeraho ahubwo ari Imana iturinda rero icyo nakubwira ni iki uwo mugabo we icyo yakoze nyine yarumiwe aratuza arekera akabazo ni ibanga se ni ibanga akabazo nahuye nako oye ibyo si na ngombwa kuko hari igihe wenda wakumva ari akantu kaha abandi isomo cyangwa se kabigisha ariko ubonye nta n'icyo kari bugire icyo kungura abantu nta n'impamvu ni ukuvuga ngo ikintu cyambayeho wenda nari ndi mu muhanda umumotari yarantwaye njye numvaga moto zigenda zigakubita abantu hasi n'ibiki byose moto inkubita hasi ndireba ndavuga nanjye ndaguye moto inkubise hasi muri kaburimbo numva ari ibintu nyine bidasanzwe tu none wenda ni iki wavuga kuri uriya mudamu wo muri Uganda cyangwa se uriya mu minisitiri nk'uko ngenda mbyumva ku mbuga nkoranyambaga ngo yaracitswe ashyira ubwambure hanze ese ubundi ari amafoto cyangwa se ari amavidewo abakobwa kuba bayifotoza wenda nubwo reka tuve ko umuntu ashobora kubishyira hanze wenda akwanga cyangwa se ari kukurwanya ese ubundi ni ngombwa kuyifotoza ubundi umuntu nimba adakinya porono cyangwa se adakira biriya bintu abyifotoza kubera iki buriya mu minisitakazi naramubonye nimba ari na minisitiri sinabizi njye nabonye mu mafoto nabonye ariko babyandikaho sinzi nanjye nimba ari we ubwo rero abaye yarakoze biriya kuri njye nta gitangaza kirimo si umuntu se nuko ahubwo ikintu kibi nuko yakoze wenda amakosa ariko kuba yarabishyize hanze kuvuga ngo ni minisitiri se si umuntu rero ari ibintu twishyiramo ukumva ko minisitiri wenda ari umuntu ahari ushobora kuba ufite ukundi kuntu ateye bitandukanye ikintu kidasanzwe kiba gikaze kuri we nuko nyine aba ari umuntu w'umuyobozi uri hejuru cyane mu bishorishori kandi abantu benshi bakwiye gufatira urugero ariko ni umuntu nkatwe ni nkuko nanjye banzamura bakangira minisita cyangwa nawe bakakuzamura cyangwa n'udukurikiye bakamuzamura kuba rero babona ubwambure bwe sinzi igihe ariko nanarebye ubwambure ndabubura kandi niyo bwanajya hanze ubwo we yaba arimo aradiri ubwo we yabikemurana n'Imana njye ntabwo ndi mujaji wo kumujajinga icyo wenda namugiramo inama bayankurikiye ni ukumubwira akiyubaha umubyeyi mukuru akiyubaha kuko nabonye ibibero bye yagira gutya areyura ashyira hanze biriya bintu ntabwo ari ibintu by'abantu basobanutse baba minisitiri kasi oya niko kuri ariko birumvikana kandi noneho wenda reka biriya no guta umuco mu burara ni ukurengera oya twanabona tukanabwira n'abanyarwandakazi tuti namwe mwiyubahe kuko buriya ntago ari ibintu byari bibaye bwa mbere ngira ngo urabizi ko ari n'uwo twiye kubona ngo bakoresha amacupa bagize gute ni ibintu byagiye oya buriya se yari minisitiri oya nyine ariko nawe ni ikintu umutegarugori cyangwa se ni igitsina gore kuvuga ngo turi kubwira abantu b'igitsina gore muri make biyubahe kandi bumve ko imibiri yabo ari ni ukuvuga ngo buriya ikibazo gihari buriya ntabwo mukizi bano bantu barimo baragira gutyo ukabona bariyambura ubusa ku mbuga nkoranyambaga akenshi na kenshi ni ibiyoga by'inkazi banywa barimo kunywa inzoga zikabarusha imbaraga barimo kugendera mu kigare ugasanga umuntu anywa ibiyoga bifite volute ziri hejuru agatangira gukora ibintu nawe ubwe atatekerezaga ko yakora igihari n'iki rero abantu birinde kunywa biriya biyoga by'inkazi bibi cyane biriya birabangiza none karabo k'Imana nawe ibyo bya Emerine winyibutse bya Emerine Emerine we yataye umuco byararangiye ahubwo nimba shabira narenze buriya reka nkubwire buriya mukobwa buriya uzi buriya usibye Imana yonyine yamuhanagura y'icyasha buriya azarinda apfa ibyo mubwira byumva azarinda apfa icyasha kikimuriho keretse Imana yonyine
ari nimutabara ikamukura hiriya myako. Ariko buriya yanditse izina ribi noneho icupa uzi kuriya rutwa n'aba bandi twabonye ku Kinamba barimo barakora imibonano mpuzabitsina ku Karubanda, warababonye? Oya ntago ubona babonye. Umurundi kazi n'umunyarwanda hapi ntago nababonye ariko uriya ngo Nemerine buriya yataye ibara byararangiye n'umusore wari wese wamushaka byaseba. Oya n'uwajya kumurambagiza bagahita baguha amakuru ati byagenze gutya na gutya, cyangwa kimwe nuko hari n'abantu rega baba babitse video, kuko buriya wifotoje keretse habaye incarnation akazongera akabaho bwa kabiri nawe uriya we byararangiye. Byararangiye, hari umuntu ukora ikintu nyine ugahita ubona ko yarangiye, yakoze ibintu bibi cyane. Oya umuntu nazajya nka biriya bya Jihad nawe twagiye kubona tukabona akize igitsina cye kiri hanze. Asi kuko yagishyize hanze ko ngiye nabyumva. Ubona we bitaramuteye umwaka. Ngiye ndabyumva ariko sinigeze mbibona. Ngiye najyaga mbyumva nkagira ngo no kubeshya. Kugaragaza ubwambure hanze. Reka mbanze nkubwire ikintu kimwe. Ndagira ngo mbwire n'abantu bandukurikiye. Wakina ushyira agatuza hanze ntacyo bitwaye. Wakina ugaragaza amaguru ntacyo bitwaye. Ariko umwanya w'ibanga, imyanya yawe y'ibanga iyo igiye hanze, termine uburangiye. Imyanya y'ibanga yawe igiye hanze, menya ngo urarangiye, uba wirangije ubundi, ni nkaho ubupfuye. Cyore ni nkaho ubupfuye. Buri iyo wongeye kubaho ukongera kubaho ukagirirwa neza n'Imana ugakizwa, ni nkaho ubuzutse. Ariko utekereze umwanya ukoresha neza ukabyara umuyobozi ukomeye, ukabyara umukinnyi ukomeye, ukabyara pasiteri warangiza ukawushyira ku Karubanda. Buriya nureba buriya njye mu bintu kuba wenda nirinda ibintu byo kujya mu bakobwa, suko wenda ntari no kubajyamo, suko ntari n'umusitari. Wari kubajyamo kuko uri n'umusitari uranazwe. Buriya reka nkubwire, buriya niyo umwanya w'ibanga utajya hanze, ariko ni wambarira ubusa abakobwa batandukanye cyangwa ukambarira ubusa abahungu batandukanye, shamenya ngo urakora amakosa. Banza urebe uwo muntu n'ubundi urimo urarangira nk'uko wakoze. Ntabwo ari byiza gupfa no kwambarira ubusa n'umuntu uwo ari we wese ubonye. None se umuvandi, wenda byanze bikunze ntago icyiciro cy'ubwana wagisimbutse ngo wisange uri mukuru gutya, ni akahe gakosa wakundaga gukora kera, cyangwa se nawe ujya wibuka ukumva karagusekeje? Nagiraga amahane. None ni ryari bigeze kugukubita wenda baguhoza nkaguhora nk'akantu runaka, na n'ubu yikwibutsa ukavuga ati yewe abana tugira amanyanga koko? Akantu nigeze gukora kamanyanga, ariko kagusetsa nyine ukibuka none bakavuga ati abana bagira amafuti, akangaka ntago nagakwiye kongera kugakora mbaye ndi umwana. Nta kantu kari memory nibuka nta kantu nibuka kaba ari akantu kankubitishije cyane mu rugo, kuko nakuze ndi umwana witwararika. Imana ishimwe, kandi nakubwira ngo komereza aho rwose. Ariko nimba warakuze witwararika n'ubu ukaba uri umugabo ukomeje kwitwararika unubaha Imana, ni ibintu byiza kandi n'urugero rwiza. Bugira imico mibi, ariko njye nakuze ndi wa mwana witonda nkunda Imana n'abantu, kandi byaramfashije mu rugendo rwanjye kugeza n'uyu munsi. None kuko hari abantu tujya tubona benshi bavuka bakijwe cyangwa se bagakizwa gutyo, ariko yamara nyuma y'umwaka umwe, nyuma y'ukwezi akabaraguye. Mwebwe nirihe banga mwakoresha? Burya ntago aba yaguye. Biba byagenze gute buriya? Abenshi ntago aba yaguye, ahubwo abantu bitiranya kugwa. Reka wenda tubigorere gutya, ashobora kugwa ariko abari muri ba bantu ijambo ry'Imana rivuga ngo ni babandi bagwa ariko ntibarambarare. Buriya umuntu wibwirije gukizwa kiri mutoya, biragoye ko waza mu bantu ngo uvuge ngo yaraguye. Buriya n'abantu nanjye kera bagiye mu minsi ishize bagiye banyibeshyaho. Gute? Bakambona ndimo ndakora ibiganiro bitandukanye ku ma YouTube channel, sometime bakabona wenda ngize gutya nsohoye indirimbo itandukanye n'izo najyaga nkora, bakibeshya ko naguye. Nshobora kugira umururumba w'ibyisi, uwo mutego nkawugwamo, ariko nkongera nkigarura. Buriya ijambo ry'Imana riravuga ngo abakiranutsi, ijambo riravuga ngo abayo Imana yabamenye kera. Yego. Abana b'Imana ubundi Imana irabazi. Rero abantu benshi bibwira yuko
gukorera Imana ari kwa kundi cyangwa gukiranuka ari kwa kundi umuntu yagiye mu kivunge nawe akabyina agacinya umudeha akagira gute, oya, Imana yireba mu mutima. Ishobora kundeba ikakureba ikareba n'uyu nguyu dukurikiye ikamenya kudutandukanya, ikamenya ikavuga ngo ariko aba bombi ukijwe n'indi yo ikamumenya. Yego. Naho twebwe ntago twabasha kumenya abantu bajajinga barebeye mu mubiri, barebesheje amaso y'umubiri. None se tukigendeye kuri ibyo bintu wenda by'abantu barebera ku inyuma, ni ukuvuga ngo hari umuntu ushobora kuba ari umuhanuzi, ni urugero, cyangwa se akaba ari n'umuvugabutumwa, akaza mu rusengero akavuga ubutumwa akanahanura, ariko ugasanga ngo yabyaranye n'abantu bo muri urwo rusengero, mbese ugasanga ni umuvugabutumwa ariko akanabyara abana mu gasozi. Ibyo bintu byo urabivugaho iki? Ni ukuvuga nabikubwiye, reka nongere mbigusubiriremo. Hari umuntu ukizwa agakizwa ntawe umubwirije ubutumwa. Yego. Uwo muntu nanagwa uzamwitondere. Ashobora kugira gutya agatana akajya gutestinga iby'isi, akagenda agasambana, agatera amadabo bakobwa mu rusengero, wenda spiritual pasiteri, ariko ntibivuze yuko yabaye akahebwe. Isaha ku isaha ashobora kongera kubyuka. Kandi buriya rero nubwo wenda abagira imyuka ibiri ibitangiye, umwuka n'imyuka biba bitangiye kugenda bikoranira muri we, ariko muri we ubundi kenshi na kenshi uzasanga uwo muntu ayoborwa n'umwuka. Yego. Nuko hari igihe wenda agera agatana, ariko nk'abo bantu nyine bo barahari, gusa biragoye. Hari ushobora kuza mu rusengero agateragura abo bakobwa amada, n'ubundi yaraje abeshya ko ari umukirisitu. Yaraje nyine, ubundi tugira abantu nyine babeshya ko ari abakirisitu, baza ahubwo bafite ibyo bishakira mu rusengero. Mujye mwitonda, umuntu ashobora gutera inda abo bakobwa cyangwa agakora ibyaha mu rusengero yaraje abeshya ko azi Imana, ahubwo Imana itangiye kugenda imugaragaza. Ariko hari n'umuntu ushobora gukora ibyaha ariko no muri we atabyishimiye. Bibaho. Ukanywa inzoga utayishaka, wari ubizi? Ntago narinzi ko byashoboka. Bibaho. Biterwa n'ikisi ubwo ngubwo. Urabona muri iki gihe abantu benshi no kuri izi interineti zateye, abantu benshi baharaye kugendera mu kigari runaka. Niba nyweye inzoga, nanjye reka ngende nywe nigaragaze ko ndi umuntu ukaze, ariko akayinywa bitamurimo. Icyo nabwira uwo muntu uhora uyinywa bitamurimo nayiveho, ayireke, kuko uba uri muri iyo ngizi. Hari umuntu usambana kubera kugendera mu kigari. Arabona bagenzi be niko two tuntu bakoresha ngo dutuma bagaragara ko ari abantu badanje, nabo kagenda gasambana. Ibyo bihe natwe twe twagiye tunyura muri utwo duhe tukanywa inzoga kubera tugendeye mu gikundi cy'abantu. Ariko igihe kiragera ubona ko ikigare nyine atari ibintu byiza. Ugahita ufata umwanzuro ukavuga ati ngiye ngomba kugenda gutya uko nahamagawe. None ntekereza ko ujya ukurikirana imbuga nkoranyambaga, kari agasitori k'umugore ngo wavuye iwe akabeshya umugabo ko agiye mu bukwe, bwarangiza akajya gusura umusore bikaza kurangira apfiriyeyo. Ibyo bintu wabyumvise gute, cyangwa se n'iki wavuga kuri biriya bintu? Yagiye gusura umusore gute? Nyine bavuga ko yabeshya umugabo ati ngewe ngiye mu bukwe, ngo kandi kubera ko mfite umurimo ukomeye mu bukwe biransaba ko ngenda mbere. Noneho mu kugenda kare aragenda yirarira ku musore i Kigali. Umusore ngo ukora ngo mu bintu bijyanye akora mu bintu bijyanye n'iby'ubutaka, ariko akaba ari n'umuvugabutumwa nyine, ngo umuntu bahuye ari umunyamasengesho gutyo. Noneho biza kurangira apfiriye muri ya geto y'uwo musore. Noneho imagine umubyeyi cyangwa se umugabo we iyo nkuru imugezeho byagenze gute? Se ubundi ibyo bintu ni nk'iki wabivugaho ko byumva wowe? Urumva Bibiliya irabivuga neza. Ubundi umuntu uwo ari we wese unadukurikiye wagiye mu byaha akabona birukotse amahoro. Reka nongere mbisubiremo. Umuntu wese udukurikiye, niba warigeze kujya mu byaha ukabona ubirokotse amahoro, shimira Imana yakurindiye aho hantu. Kuko ubundi Bibiliya iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Niba umuntu agiye kunywa inzoga, niba ugiye kunywa inzoga ukajya mu kabari ntibagukubita ivide ngo upfireyo, zushimira Imana. Niba ugiye gusambana, ntuze gupfira abantu wagiye gusambanira, Imana ishobora kuba hari icyo yakurindiye. Naho biriya bintu nta cyiza cyabyo.
icyo nabwira abantu nta cyiza cy'ibyaha ariko se nkaburiya koko nk'umugabo we yumvise inkuru ati umugore wawe wari wagiye mu bukwe burya byagenze gutya na gutya biriya bintu koko wese urumva we yakora iki? we nta kindi kintu yakora. uwo ari we wakora iki? Imana ibindinde, Imana ibiturinde. nanjye ndimo ndabikubaza tuba tuganira. Rega mwebwe iyo mwaje hano muba mwaje muje kubera abandi urugero, abandi ijwi, yego ibyo batabasha kuvuga mukabibavugira. Wikwikanga rero biriya bintu ariko birakomeye, ni inkuru inateye ubwoba. ariko uretse gato wigenda wisimbuka witera umutaro. Ibyo bintu wowe urimo urumva ukumva ari ibitangaza, ntabwo abo byabaye hari bivejuru. Ni abantu nkawe. Rero ikintu cyabaye ku muntu, njyewe nigeze kugira gutya mpura n'akantu k'akabazo, najyaga numva ngiye katangeraho, ariko kangezeho nibwo nahise menya, ndavuga uzi ko burya twese byatugeraho ahubwo ari Imana iturinda. Rero icyo nakubwira ni iki, uwo mugabo we icyo yakoze nyine yarumiwe aratuza arekera. Akabazo ni ibanga se? Ni ibanga. Akabazo nahuye nako? Oye ibyo sina ngombwa. Kuko hari igihe wenda wakumva ari akantu kaha abandi isomo cyangwa se kabigisha, ariko ubonye nta n'icyo kari bugire icyo kungura abantu, nta n'impamvu. Ni ukuvuga ngo ikintu cyambayeho wenda nari ndi mu muhanda, umumotari yarantwaye. Njye numvaga moto zigenda zigakubita abantu hasi n'ibiki byose, moto inkubita hasi. Ndireba ndavuga nanjye ndaguye, moto inkubise hasi muri kaburimbo. Numva ari ibintu nyine bidasanzwe tu. None wenda niki wavuga kuri uriya mudamu wo muri Uganda cyangwa se uriya mu minisitiri, nkuko ngenda mbyumva ku mbuga nkoranyambaga ngo yaracitswe ashyira ubwambure hanze. Ese ubundi ari amafoto cyangwa se ari amavideo abakobwa kuba bayifotoza, wenda nubwo reka tuve ko umuntu ashaka kubishyira hanze wenda akwanga cyangwa se ari kukurwanya, ese ubundi ni ngombwa kuyifotoza? Ubundi umuntu nimba adakinya porno cyangwa se adakira biriya bintu abyifotoza kubera iki? Buriya mu minisitiri akazi naramubonye, nimba ari na minisitiri sinabizi, njye nabonye mu mafoto. Nabonye ariko babyandikaho, sinzi nanjye nimba ari we. Ubwo rero abaye yarakoze biriya, kuri njye nta gitangaza kirimo. Si umuntu se? Nuko ahubwo ikintu kibi nuko yakoze wenda amakosa. Ariko kuba yarabishyize hanze kuvuga ngo ni minisitiri se si umuntu. Ari ibintu twishyiramo ukumva ko minisitiri wenda ari umuntu ahari ushobora kuba afite ukundi kuntu ateye bitandukanye. Ikintu kidasanzwe kiba gikaze kuri we nuko nyine aba ari umuntu umuyobozi uri hejuru cyane mu bishorishori, kandi abantu benshi bakwiye gufatira urugero. Ariko ni umuntu nkatwe, ni nkuko nanjye banzamura bakangira minisitiri, cyangwa nawe bakakuzamura, cyangwa n'udukurikiye bakamuzamura. Kuba rero babona ubwambure bwe, sinzi igihe ariko nanarebye ubwambure ndabubura. Kandi niyo bwanajya hanze, ubwo we yaba arimo aradiri, ubwo we yabikemurana n'Imana. Njye ntabwo ndi mujaji wo kumujajinga. Icyo wenda namugiramo inama abaye nkurikiye ni ukumubwira akiyubaha umubyeyi mukuru, akiyubaha. Kuko nabonye ibibero bye yagira gutya areyura ashyira hanze, biriya bintu ntabwo ari ibintu by'abantu basobanutse baba minisitiri kasi. Oya niko kuri, ariko birumvikana. kandi noneho wenda reka biriya no guta umuco uburara ni ukurengera. Oya twanabona tukanabwira n'abanyarwandakazi tuti namwe mwiyubahe, kuko buriya ntago ari ibintu byari bibaye bwa mbere. Ngira ngo urabizi ko ari n'uwo twiye kubona ngo bakoresha amacupa bagize gute, ni ibintu byagiye. Oya buriya se yari minisitiri. Oya nyine ariko nawe ni ikintu umutegarugori cyangwa se ni igitsina gore. Kuvuga ngo turi kubwira abantu b'igitsina gore muri make biyubahe kandi bumve ko imibiri yabo ari kuvuga ngo buri ikibazo gihari buriya ntago mukizi. Bano bantu barimo baragira gutyo ukabona bariyambura ubusa ku mbuga nkoranyambaga. Akenshi na kenshi ni ibiyoga by'inkazi banywa. Barimo kunywa inzoga zikabarusha imbaraga. Barimo kugendera mu kigare ugasanga umuntu anywa ibiyoga bifite volute ziri hejuru, agatangira gukora ibintu nawe ubwe atatekerezaga ko yakora. Icyari n'iki rero, abantu birinde kunywa biriya biyoga by'inkazi bibi cyane, biriya birabangiza.
none karabo k'Imana nawe ibyo bya Emerine winyibutse bya Emerine Emerine we yataye umuco byararangiye ahubwo nimba shabira narenze buriya reka nkubwire buriya mukobwa buriya uzi buriya usibye Imana yonyine yamuhanagura y'icyasha buriya azarinda apfa ibyo mbwira byumva azarinda apfa icyasha kikimuriho keretse Imana yonyine nimutabara ikamukuraho iriya myako ariko buriya yanditse izina ribi noneho icupa uzi kuriya rutwa n'aba bandi twabonye ku Kinamba barimo barakora imibonano mpuzabitsina ku Karubanda warababonye oya ntago ubona babonye umurundi kazi n'umunyarwanda hapi ntago nababonye pe ariko buriya ngo Emerine buriya yataye ibara byararangiye n'umusore uwo ari we wese wamushaka byaseba oya n'uwajya kumurambagiza bagahita baguha amakuru ati byagenze gutya na gutya cyangwa kimwe nuko hari n'abantu rega baba babitse video kuko buriya wifotoje keretse habaye incarnation akazongera akabaho bwa kabiri nawe uriya we byararangiye nawe muri isi biragoye hari umuntu ukora ikintu nyine ugahita ubona ko yarangiye yakoze ibintu bibi cyane oya umuntu nazajya nka biriya bya Jihad nawe twagiye kubona tukabona kize igitsina cye kiri hanze asi kuko yagishyize hanze ko nge nabyumvise ubona we bitaramuteye umwaka nge ndabyumva ariko sinigeze mbibona nge najyaga mbyumva nkagira ngo akimara kugaragaza ubwambure hanze reka mbanze nkubwire ikintu kimwe ndagira ngo mbwire n'abantu badukurikiye wakina ushyira agatuza hanze ntacyo bitwaye wakina ugaragaza amaguru ntacyo bitwaye ariko umwanya w'ibanga imyanya yawe y'ibanga iyo igiye hanze termine uburangiye reka rero mbifurize amahoro n'imigisha mbwire karabo k'Imana ntiwakoze murakoze cyane ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri Semugeshi Jean Damascene Uwiteka akomeze kubahira muri byose murakoze turabakunda kandi tubifuriza ibyiza